Emi Pro. Kari agaciyemo twakomeje ungira ngo uwabajije yabajije ngo ni gute twandika munsi ya porte. Ubwo nari mfashe iyi ngiyi iyo mwumvaga iririmbwa ari nayo ureba aha umubyeyi twarazwe, n'indi ndirimbo nshyashya by the Alliance Bless the Singers, mwajya kuri YouTube mukayikurikirana. Reka rero tunayifashishe twiga. Reka tuvuge ko indirimbo twandike bisanzwe umubyeyi twarazwe. Ubwo title ugashyiraho nyirayo nyine. Ubwo ni ukugira ngo tubone uko dutangira. Par Theoneste Habumuremyi na copyright. Ubwo ni nyiri kwandika iyo kopi nawe ukamushyiraho. Yego, ugakomeza enter, ugacuzinga ibi byo mwarabibyize byose. Ubwo nabiriye ukaba wagezeyo. Okay, icyo ukora ni iki rero? Uba wamaze kwandika indirimbo yawe. Ubwo reka ngende nkora copy and paste kugira ngo tubone uko twigiraho. Copy and then paste. I'm sorry, ndibeshye byanga bikunda aha. Nibyo, ahubwo nuko game y'iyi ndirimbo nayishe. Sinzi, ndabona hari ibishatse kwivanga, ariko amaherezo turaje dusubize umuntu wabajije. Reka mube mwumva aka kaziki mu gihe bitari ivangura. Komeza uturengere turabigusabye, duhakirwe ku mwana wawe. Komeza udusabire, komeza uturengere turabigusabye, duhakirwe ku mwana wawe. Mariya mubyeyi ugira inama nziza, mubyeyi w'impuhwe uze utwigishe gukunda uko mwakoze kwihangana. Reka duhere ku iyi kopi aho kugira ngo nongere nandike byaza kugorana cyane. Ufite kopi yawe ari iyi, ubwo wenda ukaza gusanga nka nyuma y'igitero kimwe biraza kugusaba ko ibindi byose biza kuba bimeze kimwe, ntiwirwe wandika, bigasaba kubikurikiranya. Ubwo icyo nicyo yabajije. Urugero nkaha wenda urangije kwandika urofle irangiriye aha,
ibyo hasi biraza kuba byose ari bimwe. Ati ubigenza ute kugira ngo wandikeho amagambo? Reka tuvuge ko uyu muntu yari akirimo yandika, agifite n'amamesure yandika. Ndibeshye, yari agifite amamajors, tuvuge ko aya kakagiye kure cyane, reka ngashyira aha. Okay, ntacyo bitwaye, copy and then paste. Noneho ubwo icyo ukora ni iki? Sorry, nari ngakuyemo. Icyo ukora wowe uraza ugakora kuri iyi porute cyangwa iyi mezire ya nyuma wari usigaranye, noneho ugahita uza hano kuri add. Wagera kuri add ukamanuka hepfo, add text, add text, no, kuri frame, then ukamanuka kuri insert text frame, ugahita wemeza kuri aka. Urabona ko bamanuye hasi gato. Ubwo icyo nkora mpita ntangira kwandika ibintu byanjye. Niba ari wenda igitero cya mbere, nkavuga nti Mariya umubyeyi, n'ibindi byinshi. Nkamanuka hasi yaho, ubwo nyine biba bigikomeje. Nkavuga nti n'iki, ubwo ni ingero, n'aha gakomerezaho. Urabona ko byose ari bimwe. Wenda ubwo yabona igitero cya mbere kirangiye, ugasigamo akanya runaka kugira ngo bitaza kuba byegeranye cyane, ugashyiraho icya kabiri. Ubwo naho ukandika, umanuke ukagenda ubiringaniza neza, ntibizaze bijagaraye. N'aha ni uko. Ubwo wabona ko ari kuko urupapuro aba ari rugari, ntabwo waguma wandika uruhande rumwe, ahubwo uraza ukasa nk'ukomereje hano, then ukandika no mu rundi ruhande. Ubwo wenda ni icya gatatu, nabwo ukandika. Ubwo naho ukaza ugasa n'ukomerejeho, ugakomeza hariya. Gutyo ngira ngo biri kwigaragaza. N'aha ibi ni ibitero utabireba gutya. Iki ni igitero, sorry, nubwo cyanditse mu iringara, ariko just yomosantu ni igitero. Okay, ubwo tuvuge ko wenda indirimbo yanjye yari igizwe n'ibitero bitatu, ubwo byaba birangiye. Niba ari bine, ubwo naza hano nabwo nkakomerezaho kugira ngo bibe biri ku murongo neza. Ni gutya mbigenza. Icya kane, ubwo nacyo nkandika, naho ubwo ni uko. Gatanu, nkandika byinshi. Gatandatu, ubwo ngira ngo overview murayibona. Ni gutya tubigenza. Ubwo icyo ukora ukwiye kumenya ni uko uzajya kuri porute ya nyuma wari ufite, hanyuma ugahita ukanda porute ya nyuma wari ufite nk'uko hariya nabigenje. Ubwo icyo ukora nyine, iyo umaze kwandika n'ibisanzwe, ni ubwo usoje nyine uhita usevinga.
urabona ni gutya. Hanyuma uwaba atabibonye neza wenda reka tuze na hano, uyu nawe yanditse indirimbo ye ariko porte zashize ni ikibazo ya nk'uyu nguyu. Dufatiye urugero aha, wowe uzajya kuri porte ya nyuma, uzasiba wenda izindi zose udakeneye, usigaze iya nyuma, ujyeho ukirikeho ugaselecte. Ubwo numara kugaselecta uzamuke kuri add, nugera kuri add umanuke kuri frame, nugera kuri frame utambike umanukire hariya kuri insert text frame, ubundi uhakirike baguhereze utuntu tumeze kuriya. Uzatangira wandike nk'uko nabikwerekaga. Ngira ngo isomo rirarangiye da. Yesu yadukunze nibwo tuzabona ihirwe, tubane namwe mu ijuru, twishimane n'abamarayika mu buzima buhoraho. Kumusaraba tuyobora rwacu urwiyoborere mubyeyiza, komeza uturengere turabigusabye, duhakirwe ku mwana wawe. Komeza uturengere turabigusabye, duhakirwe ku mwana wawe. Isi dutuye irimo ibishuko n'ibiduca intege, ubibona mbere yacu, dusabire tubitsinde, tuzagusanga uganje. Nakweretse uburyo bwose bushoboka, ngira ngo formule wayifashe. Wowe uzabigenza kuriya, ubwo uzasigaza porte ya nyuma aba ariyo ukoreramo biriya. Ngira ngo nagumye mbisubiramo ariko buri wese yabibonye. Jya kuri porte ya nyuma, uzamuke kuri add, umanuke kuri frame, text frame utangire wandike. Ibyo uzandika byose page izuzura, uhindura ujye ku yindi nk'uko wandika muri Word bisanzwe. Hanyuma rero ubwo izindi uzaba utagikeneye uzazisiba. Ngira ngo mu yandi masomo twarabibonye ko tusiba nuko twadinga byinshi cyane. Hano twarebaga uko twandika munsi ya porte. Ngira ngo uwabajije twamusubije. Icyo navuga kindi nuko iyo wanditse gutya, iyi text yawe wanditse ibisa nkaho ari ikintu kimwe, uba ushobora kuyimuvinga uko ushaka. Ushobora kubona yegereye porte, ndavuga umwanya uri hagati ya musique wanditse n'ayo magambo ukabyigiza hasi. Uzabikoraho umanure bisanzwe, ubyigize aho ubona ushaka, kuko ushobora gusanga byegeranye utya, amanota yaza amanuka agahita ajyamo. Ubwo rero icyo ukora ubyigiza hasi hashoboka uko ushaka, aba ari nk'ikintu kimwe. Ubwo iyo ushatse kweditinga nk'aha honyine uraza ugakoraho double click,
then ukandikamo cyangwa ugasibamo ibyo ubona bitari bikwiye. Murakoze cyane, subscribe yo wamaze kuyikora. Izindi comments nazo turaje dusubize ibyo twaba tutarasubiza andi masomo tuba twabuze cyane, ariko nawe wabaza, kandi reka tushimire bwana wabajije iki kibazo. Yego, namwe tuzahure muri comments. Bye bye. hamwe n'umwana wawe duhora iteka turirimba nyir'ubutagatifu. Wakire mama wacu, uri umubyeyi twarase na Yezu ku musaraba. Atuye u Rwanda rwacu, urwiyoborere mubyeyi mwiza. Komeza udusabire, komeza uturengere, turabigusabye.